muramfasha n'amashyi yacu tubanze twakira abantu badukurikiye online. Yes, turabakira kuko Imana kandi ibaho umugisha mwinshi. Ibaho umugisha abantu badukurikira buri gihe online. Hari abadukurikira nyuma bitewe n'amasaha y'ibihugu. Urabyumva? Hari aho wasanga bari nijoro ahandi, ariko hari abo usanga byakundiye ko badukurikira direct. Bishyira hamwe kugeza ubu hamaze kuboneka ingo 3. Twabishimira Imana. Yes. Ingo 3 mu bihugu 3 bitandukanye. Nizo ngo zibakiriye nta nubwo ndababona Julienne, ariko nabakozi b'Imana babakira bakaba bari hamwe bakadukurikira tugasenga hamwe bakiz. Grace room dufite impamvu zirenga ibihumbi zo gushima Imana. Mureke kandi twongere tubakire abadukurikiye mu Bubiligi, Hollande n'ahandi hose. Imana ibaho umugisha mwinshi, n'abazadukurikira nyuma Imana igibaho umugisha mwinshi. Ndashaka tubumbura ibyanditswe mu itangiriro. Uyu munsi tugiye kwiga ijambo rikomeye Imana yashyize ku mutima kandi ribuze kudufasha. Itangiriro ibice 3. Itangiriro ibice 3. Tugiye kurebera hamwe icyo bita ijwi. Itangiriro ibice 3. Ufite Bibiliya y'Icyongereza yaba ayibumbura nawe, yewe ni Igifaransa ubaye uhari, ni Igiswahili, ni Igishinwa, byose iyo ufite nta kibazo. Itangiriro ibice 3, nuwahageze uravuga ngo amen. Turahera ku murongo wa 17. Haravuga ngo na Adamu iramubwira, iyo ni iki? Merci, ni Imana. Iramubwira iti ubwo wumviye umugore wawe ukarya ku giti nakubujije ko utazagira gute? Ko utazakiryaho, uzaniye ubutaka kuvumwa. Iminsi yose yo kubaho kwawe uzarya urya ibibuva mugombye kubiruhira. Ugakomeza ugasoma. Ndashaka hagira umuntu udufasha. Hari ufite Bibiliya y'Icyongereza? Hari ufite Bibiliya y'Icyongereza dufashe? Yes, wasoma uwo murongo wa 17. Because you have listened to the voice. Mwayumvise mu Cyongereza? To the voice of your wife. Iyicarire nako nashakaga. Ati kuko wagize gute? Wumviye ijwi ry'umugore wawe ukarya ku giti nakubujije, hari bigiye gukurikiraho. Ndashaka kubereka agaciro k'ijwi wumva n'ijwi ukurikira mu buzima. Ijwi utegeye amatwi n'ijwi ukurikiye bigufiteho ingaruka zirenze uko ubitekereza. Ndasubiramo, ijwi utegeye amatwi warangiza ukagira gute? Ugakurikira iryo jwi, riraza kudetermina destiny yawe. Iryo jwi rishobora kudetermina umunezero wawe. Iryo jwi rishobora kudetermina iterambere ryawe. Iryo jwi rishobora kuzana intsinzi mu buzima bwawe. Mvuze ijwi. Nari mvuze iki? Nari mvuze ijwi. Imana yaravuze isohora ijwi ivugana n'uyu muntu yaremye bwa mbere. Yabanje irema Eden, jardin ya Eden. Iyishyiraho, ishyiramo ibintu byose byiza uyu mugabo azakenera. Avuga ngo amen. ishyiramo ibyo azarya neza gahaga, imushyiriramo
utugezi nature imushyiriramo ibintu byose isanga afite azagira irungu ikajya imusura ngo ikagiza nimugoroba amafu ya nimugoroba iti Adamu wiriwe ute? Adamu ati niriwe neza. Umeze ute? Adamu ati sawa. Ati Mana none se wowe mu ijuru bimeze bite? Ati ni sawa. Bakaganira. Umugambi w'Imana kurema Edeni ntabwo byari kugira ngo umuntu ababazwe, byari kugira ngo umuntu amererwe neza. Umugambi w'Imana wa mbere ku buzima bwawe ntabwo byari ukuvangirwa, ntabwo byari ukubaho nabi, byari kukuremera Edeni yo kwishimiramo, byari uko ubaho umeze neza kandi unezerewe. Rusuferi niwe waje nyuma. Mwibuke ijwi rya mbere riraje riramubwiye ngo Adamu, iryo ni ryande? Ni ry'Imana. Ntuzarye kuri kiriya giti, ntuzagire gutya. Vuga ngo iryo ni ijwi. Mu kanya gato ijwi rya kabiri ryaje kuboneka ni irihe? Satani araza asanga Eva, aramwongorera. Nkurikira, aramubwira ati Eva we, umva atese. Mu Kinyarwanda barabaza ngo koko Imana yarababwiye ngo ntimuzarye kuri kiriya giti. Ntiwumva ko na Satani abizi ko Imana ivuga? Ntiwumva ko ahereye ku Imana yagize gute? Yavuze kugira ngo ashuke cyangwa avangire ikiremwa muntu. Ati really? Uri sure? Koko hari icyo Imana yabivuzeho? Adamu nawe atega iki? Atega amatwi. Ati yarabivuze. Ako kanya tumaze kubona amajwi angahe? Niba wankurikiye, irya mbere ryabanje ryari ry'Imana ribwira Adamu na Eva icyo batagomba gukora kugira ngo bishimire ubuzima bwiza muri Edeni, kugira ngo bamare igihe muri Edeni batari mu kababaro. Imana ibashyiriyeho instruction: ntimuzajye kuri kiriya giti, please, ntimuzagire gutya, ntuzabigenze gutya, Adamu please, ibindi byose rya iriya pome, biriya nusha kuriya mwembe, avoka fata, n'utundi two inywera turiya kariya kagezi kanywe, kiriya no. Ntubona ko kugira ngo utinde mu buzima bwiza Imana yakugeneye muri Edeni yawe hagomba kuba hari ijwi urimo urumvira? Ntabwo ndumva ngo ntubona ko ijwi mu buzima wumvira hari icyo rikora ku buzima bwawe? Ntubona ko ijwi ukurikira dans la vie hari icyo y'impactinga mu buzima bwawe? Eva yigira na Jua ati sheri, koko Imana yaravuze ngo tugire gute? Ntiturye. Amajwi ababaye abiri kuri nde? Kuri Adamu. Azi ijwi ry'Imana, azi icyo Imana yagize gute? Yavuze. Arakizi neza kuko yakimubwiye na Eva adahari. Arabizi kuko baraziranye. Azi icyo Imana imwifuzaho, azi icyo Imana ishaka. Yarabivuze, arabyumva, bitegera amatwi. Ariko hajemo kuvangirwa. Irindi jwi riciye njia panya, ryanze kuza direct kuri we, riciye ahantu bishobora kwemera ko yumva. Riraje kuri Adamu, kuri Eva kombetse umugabo muzi nkuru. Babigenza bate? Barya ya mbuto. Bayiriye, murabizi cyakurikiyeho.
turi ingaruka y'ibyakurikiyeho twese. Ibintu byinshi ubona mu buzima bwawe kuruha no icyaha, kuganza, kababaro, kwiyuha icyuya, kurya wabanje kubyara wagize guta, n'ingaruka zose z'uko umuntu wa mbere yahari ijwi yashegabiye. Ntushobora kwirengagiza ijwi urimo urumva mu buzima, ijwi ukurikira mu buzima, ijwi utegera ugutwi, ijwi rikumaraho umwanya, ijwi utinda wumva, rigufiteho impact soit iri positive cyangwa iri negative. Kandi niba hari ibintu ikiremwa muntu gitinda kidaha agaciro, n'ijwi arimo arumva. Ndashaka uyu munsi turebe, banza ujye muri Zaburi ya 29, Psalm 29 29, wumve icyo Bibiliya ivuga. Zaburi 29 ihute. Ngiye gusoma umurongo wa 3, umurongo wa 4, umurongo wa 5, dusimbuke uwa 7 gutyo. Ijwi ry'Uwiteka rihindira hejuru y'amazi, vuga ngo amina. Dusimbuke kuri 4. Ijwi ry'Uwiteka rifite iki? Rifite imbaraga. Ntabwo uvuze ngo amen. Ijwi ry'Uwiteka ryuzuye igitinyiro. Come on. Simbukira ku murongo wa 5. Ijwi ry'Uwiteka rimena imyerezi. Uwiteka amenagura imyerezi y'i Lebanon. Simbukira kuri 7, wahageze. Ijwi ry'Uwiteka rishwaza ibirimi by'umuriro. Uyu mugoroba iryo jwi rishwaza ibirimi by'umuriro umazemo iminsi. Umuriro bari wicayemo uyu mugoroba uraza kuzima. Hacaho umuriro mushya w'Uwiteka Imana nzima. Ngwijwi, imagine, ijwi, just a voice, rishwaza umuriro gute? Twagiye 8. Ijwi ry'Uwiteka rihindisha ubutayu umushyitsi. Uyu mugoroba ubutayu umazemo iminsi burakabonye. Ubutayu tumazemo iminsi ndavuze ngo burakabonye. Uyu mugoroba burashwazwa n'ijwi ry'Umwami uri hejuru y'abandi bami bose. Ijwi ry'Uwiteka ryafekta ubutayu. Just a voice. Vuga ngo yes. 9. Ijwi ry'Uwiteka riramburuza impara kandi rikokora amashyamba, kandi mu rusengero rwe byose bikavuga biti icyubahiro kibi cyawe Mana. Yo, reka dukomere Imana amashyi menshi. Haleluya. Mu rusengero rwe ngo ryajwi ryamara kuvuguruza ubutayu, ngo natwe tukikiriza dute? Ngo icyubahiro kibi cyawe Mana. Reka twese tubikore. Zamura ijwi ryawe n'ibiganza nk'uko Bibiliya bivuze, ngo mu rusengero rwe bavuge bate icyubahiro kibe icy'Uwiteka uturwanirira. Utaratumye imigezi tutwara, utaratumye umuriro udutwika. Uwiteka iryo jwi rye riramburuza impara mu izina rya Yesu. Wow. Dusimbukire kuri 11. Uwiteka azaha ubwoko bwe imbaraga. Uwiteka azaha ubwoko bw'umugisha, ari wo mahoro. Waruzi ko umugisha w'Imana witwa amahoro? Bavuze ku
arakubwira ngo bisoreza ku mugisha w'Imana witwa ngirira ukwegere ngo amahoro y'Imana atwarire umutima wawe, bikure ku mutima wawe, bikora ubyizeye noneho umubwira uti ndategeka amahoro kuba mu buzima bwawe mu izina rya Yesu. Ndavuga kujwi ry'Uwiteka. Nshuti z'Imana, hari ubwoko butandukanye bw'amajwi nshaka kuvugaho, hanyuma dutangire dusenge. Hari ubwoko butandukanye bw'amajwi, ariko icyamuye umugoroba ugasobanukirwa ko hari ijwi risumba andi majwi yose. Iyo ushoboye gutegera ijwi ry'uri hejuru y'andi majwi yose, ubuzima bwawe bufata icyerekezo gishya. Nshuti zanjye, ijwi ry'Imana, ndavuga ijwi ry'uriya waremye ijuru n'isi. Reka kwanza ntaravugaho mbanze mbwira abadukurikiye n'abazadukurikira n'abari hano, mbabwire ngo Imana twizeye iravuga. Ndabisubiramo, iravuga, ikomunika n'abana bayo, irifuza kukwereka inzira uko wasohoka muri uwo muriro. Ni ubushake bwayo kuvugana nawe. Imana iravuga. Hari abantu benshi babitekerezaho, ese ivugira, ese tuzabyiga, ariko Imana iravuga. Utarifuza amajwi meza ari hano kuri iyi si, ndashaka uyu mugoroba wifuze kumva ijwi ry'Imana. Ijwi ry'Imana rikubereye clear. Dore ikintu ntaranira n'ubu kuko ntabwo ndakigeraho. Yego naragisengeye ndagikurikira, yego numva Imana irambwira ngo gira, ariko ijwi ry'Imana, bantu b'Imana, nicyo kintu mpora mbwira Imana ngo mfasha. Nicyo kintu wahora usengera, mfasha gutandukanya amajwi igihumbi mpora numva mu matwi yanjye Mana. Fasha gutandukanya amajwi miliyoni ahora nza mu bitekerezo ndi jyenyine ku gitanda, aza nicaye, aza ndi mu kazi, hari abantu bohereza voice note, Mana mfasha gutandukanya amajwi igihumbi, menye kumva ijwi ryawe ari ryo nkurikira. Oh, haleluya, haleluya. Dawidi arimo aratanga experience yiwe, arimo aravuga ngo bwoko bw'Imana, naciye muri byinshi, nabonye byinshi, narahizwe. Sawuli yashatse kunyisha inshuro nyinshi, nihishe mu bihanamanga. Goriyati yampagaze imbere ndakana gato, nahuye n'ubuzima, nabaye umwami, nabaye mu bihe byiza, nabaye mu bihe bibi, ariko reka mbibira ibanga, ijwi ry'Uwiteka rifite imbaraga, ijwi ry'Uwiteka ryuzuye igitinyiro, ijwi rye niryo ryonyine rituma umuriro ntacyo wagutwara. Ijwi ryo mbwira ukwegere ngo ijwi ry'Uwiteka. Arimo aratanga experience ati ijwi ry'Imana. Dawidi arimo arivugaho. Iyo bitaba Imana ntabwo yari guhangara Goriyati. Iyo bitaba Imana, yabonye ijwi ry'Imana rimusanga, aragahungu gato kari mu ishyamba karagiye, gatashye gasanga Imana yohereje umuhanuzi afite amavuta mu ihembe. Ijwi ry'Imana riramuzonga, yashaka kwimika bakuru be ngo no, yashaka kwimika wa kabiri no, mpaka karinjira kanuka kambaye rugabire kataziyo bijya gatungutse. Ijwi ry'Imana riravuga ngo nguwo umwami mumwimike. Yaryumvise inshuro nyinshi Dawidi, arimo araduha ubuhamya bukomeye. Muri ubu buzima buri muntu wese arashaka ko wumva ijwi rye, everyone. Kandi utumviye ararakara. Umaze kubibona? Gira se ngo ugiye gukora ubukwe noneho amajwi araza ari menshi, abahanti utazi aho bavuye. Mana we, abadaheruka buri mwese ashaka kugira inama. Mwana wawe mva nkubwire, biriya si ibintu ugiyemo, urapfa nuko bapfa. Iryo jwi arimo arakubwira experience ye, yageze yarapfa, ariko ntabwo twari tuzapfirayo.
successful. So winyereka side mbi gusa kuko ninziza irahari kandi Imana iracyatabara. Ijwi amajwi y'abantu do aruzuye. Ndashaka uyu mugoroba kubereka ubwoko bw'amajwi butandukanye, mbereke ko hagati muri ayo majwi miliyoni uri murumva ayo maze iminsi wumva y'ibihuha ku kazi ngo bagiye kugabanya bagiye umva, tegereza ijwi rimwe uwaguteretse kuri iyo ntebe, tegereza icyo avuga, icyo avuza nicyo cya nyuma. Nkunda indirimbo uriya mukozi w'Imana, Imana imumugisha Gentil, yaravuze ngo imvugo yiwe tegereza umunsi n'isaha ubwo ari data wabivuze. Kubera iki? N'umugabo w'umunya abandi barabeshya, ibihamya birihe, uracyari muzima, ibyo bavuze ntabwo ibihamya turabifite, imvugo yiwe ni ihame. Tegereza umunsi, tegereza isaha, icyo yavuze kirasohora. Ubwo ari data avuze, uma nkubwire, abantu 100 bashobora kuvuga ikintu, ariko iyo ngiriye amahirwe yo kumva icyo Imana ivuze nifata kuri icyo, kuko ay'abantu aragira gute? Ay'abantu nabahuruwe rugero se ameze nko kwegamira, mvugize mwabona ukuntu bakora decoration nziza, bagashinga, hari ibintu bita bimeze nk'ikirago bagita gute, n'urusika niki, ugasanga babipanze gutya, ariko nta fondation babifite, bagahita bashyiraho utuntu tw'uturabyo, genda se wegameho, urabanza gatwe hirya mu masafuri inyuma. Kuki mbaye urwo rugero, hari mariage nagiyemo badekoye, mvuze bagize bati bari badekoye va ku mikino, so twegera hepfo hatandukanye naho barimo barategurira ibintu by'ibirahuri, so bashyizeho izo nsika zigera nk'ahariya, batangira gushyiraho utuntu tw'uturabyo n'ibintu batambitse. Mama twatubwira twicaraho, haza umumama uturutse aho ntavuze, ariko muri interieur, haleluya, so yumvaga ari kibambasi. Mama umumama ukuze n'ukuri, kandi inyuma juste, ariko abantu nabo sinzi ukuntu batekereza, inyuma juste yako kantu bateretsaho hari igisafuriya kinini kirimo amazi, nicyo bavomagamo bagendaho byo barakora byose. Ariko Satani ni mubi, kuki ategamye ku rundi ruhande koko? Nukuri yari yambaye imikenyero myiza ko umumama ukuze vraiment. So nitwarebyeyo, twe twari dukurikiye ibirori nko kuri uru ruhande, ibyo biri hano, ahagurutse ate simbizi, agiye kwega amashaka iki, nukuri ntabwo nabimenye, nukuri ntabwo namubonye, mba naramubwiye gusa narebyeyo mbona arahagaze ariko ategamye. So yagiye kwega mate, ariko yaragiye inshuti yanjye, yaragiye no mu isafuriya tibya. Ariko nkunda abantu badafite ibibazo, iyo aba ari umuntu wo mu mujyi yari kugira ikimwara agaturumbuka yiruka. Umama yicaye mu isafuriya maze araseka, uzi ko yasetse abantu bose baraseka, yayoboye bimubayeho, araseka afata imbavu. Nanjye narase, ndora umunsi mperuka guseka pe, amarira agashoka. Twagiye kumukuramo, nako sigewe, ari abasore bakoraga protocole bajya kumukuramo, ariko aseka ajejeta amazi ati bana ba nukuri. Ntekereza ko kwegamira amajwi y'abantu bimeze gutyo, à la fin wisanga mu gisafuriya cyuzuye amazi, kandi usanga aribo bari hejuru bawe baguseka. Amajwi y'abantu ntabwo yizerwa, toujours adukurikira neza. Ijwi ry'abantu icyo rigukorera kenshi rigukura muri jardin ya Eden. Ndasubiramo, akenshi ijwi ry'abantu rikora rikwimura rigukura muri Eden rikujyana he?
iri kujyana hanze yayo, kuko niho Adamu yashoreje. Adamu yashoreje hanze ya jardin ikintu atigeze yifuza, ikintu atigeze ashaka. Wowe wakwifuza kuvayo? Aho niho hatangira ibibazo. Nihamenyera ko yambaye ubusa ati nihatangira kwirwanira ashaka ibyo kwambara kubera ijwi ry'umuntu Eva. Uvuga ngo haleluya. Ndashaka duce mu majwi atandukanye uyu mugoroba. Reka duhere ku ijwi ry'Imana, ni ryo twari turiho. Nshuti z'Imana, ijwi ry'Imana nabyita ngo niyo campus igomba kuyobora umukristo hari hose. Icyambere ntiriyobya. Ntabwo ndumva amina we. Ntabwo ryagushuka, ririzerwa, riregamirwa. Mbuza n'ikintu mbigereranya nacyo we. Mvuga se ngo niwo kwegamira kiriya ubu se nakwegamira kiriya kibambasi nkikanga ko kigwa. No, na matafara akomeye. Uregama ugashyiraho n'ukuguru. Ntabwo bimeze nko mama wisanze mu isafuriya n'imikenyero. Bwana sifiwe. Gusa yabyungukiyemo, kuko bahise bamuzanira imikenyero yari yasigaye ku bantu bamwe banza bari bateguwe muri iyo dode. No, yasohotse yambaye myiza. Yambaye myiza n'agapira keza iyo mu cyaro yayitaye. Pe yasohotse yakabamusize na poudre kuko yari yasetse vraiment. Nuko Imana igitwambika niyo twagwa mu isafuriya kingana gute, irongera ikatwambika, irongera ikadutarura. Nta na rimwe Imana izasiga umuntu. Mumere Imana icyubahiro. Nta na rimwe dusiga, nta na rimwe duta. Naho ndahera ku ijwi ry'Imana. Imana yishyiraho amahame, yashyizeho amahame atuma baguma bakanishimira muri Edeni. Yaravuze ibashyiriraho amahame, ibashyiriraho ibyangombwa, irababwira ati nuku 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 niba muri bugume muri Edeni. Nshuti z'Imana, ntubona ko dusenga twikuraho ibyo tudashaka? Tudashaka iki? Tudashaka iki? Still urashaka kubaho ubuzima bwa Edeni, ubuzima bw'umunezero, kuko nibwo Imana twifurije, nabwo ikwifuriza. Urashaka kubaho utababaye, ariko nubwo uyu munsi byavaho ukisanga uri muri Edeni, ukazana imbere ugashima, nicyo gihe gikomeye ugomba noneho kumva ijwi ry'Imana neza, kuko niryo riri buze kukurindira muri wa mugisha w'Imana, niryo riri buze kukurindira hahandi yaguteretse. Ntabwo Imana yagutereka ahantu itari bukumvishiriza icyo ishaka. Ijwi rya kabiri nshaka, ariko ntarava ku ijwi ry'Imana. Mumfashe iki kintu Imana kinkize ku mutima cyane. Ndashaka mbwira abantu, Imana ni rurema, irakomeye. Iyivuze, umva, uzi ko ijwi ryayo ryavuze rimwe idasubiyemo kabiri itikunkumuye, iravuga ngo habeho isi. From nowhere, isi ngo ibibayeho. Yiha icyubahiro uvuge ngo urakomeye Mwami. Amazi y'inyanja aribwiriza ajya ku ruhande, isi iribwiriza, Afrika irahaba, imigaba mu masi habeho. Just urumva ukuntu rikomeye. Izuba, ukwezi, imyaka ibaye ibihumbi n'ibihumbi, nta na rimwe izuba rirashega biri ryo jwi. Iyo amasaha ageze rimenya ko ryahawe itegeko. Oh, hallelujah. Iyo igihe cy'ukwezi kigeze, kubera ijwi ryavuze rimwe, imyaka ibaye ibihumbi, ukwezi kugira gute? Niyo yashyizeho ibihe, ishyiraho
hariho seasons. Aya ijwi ry'Imana rirahambaye. Ndashaka kukwereka gukomera kw'Imana. Ivuze umva, nushaka utegereze. Niyo mpamvu ntuzegame ku kindi kintu icyo ari cyo cyose usibye ku ijwi ry'Imana. Aha rero mumfashe mbazane kuri iki kintu. Ndababwiza ukuri ko turi mu gihugu, muntega amatwi neza. Umuntu agira gutya ngo Imana yambwiye, yavuze, nabonye ivuga gutya. Abantu tumaze gutangira gutesha agaciro gukomera kw'ijwi ry'Imana. Imana yari miranganiriza irambwira ngo aho niho ikiremwa muntu kitabona ko Satani yinjiriye kugira ngo avogere, agire abo anyangisha, agire abo ngo Mana ariko ntiwavuze. Nujya mumva abantu bagira gutyo, Mana urabeshya. Ikibazo cyanjye, how sure are you ko ariyo yari yavuze? Uri sure gute ko ariyo yavugiye muri uriya mukecuru? Umva, ijwi ry'Imana ntabwo rishyirwaho question mark. Uzabibaza izuba n'ubu riracyarasa, abantu barapfa bakarisiga ricyubashye ryajwi. Ijwi ry'Imana rirubahwa, ariko uzi ko ntinya no kuvuga ngo Imana yavuze. Abantu barubahuka akantu kose. Imana numvise Imana imbwira mu ijuru arimo aratura imibe n'ukuri. Abantu tumaze kubahuka turakabya. Harimo n'aba agent ba Satani bitwaza icyo kintu kugira ngo basenye imitima y'abera, kugira ngo basenye imitima y'abakristo. Mube maso, harabiyitirira ibyo kugira ngo bakwangishe umuremyi wawe. Ngo nuko umukozi w'Imana aravuga ngo how umuzi gute, wizeye gute ko source yakomotsemo iryo jwi yari ry'Imana? Naratangaye. Hari igihe narimo ndasengera abantu turi kuri church kuri Jubilee, twari tugisengera ahantu hepfo, twagiraga amateraniro kuwa gatanu twayitaga Glory Night. Igihe kimwe ndatangara cyane, turimo turasenga, Imana ibanza kumbwira ikintu. Irambwira ngo hari umuntu narimo ndasengera abantu, mbona umuntu afite ibibazo, mwese bari nka bangahe. Ngiye kumurambura ibiganza ngo musengere Imana iti no, don't. Gukurikira Imana birakomeye. Ndabireka ariko sinashirwa. Uwo bari begeranye ngiye kumusengera Imana iti no, ariko mbona ikibazo afite. Ngiye kuwa gatatu iti uwo musengere. Ndamusengera undi ariko ndagaruka mpita njya ku nguni ku kibambasi ndasenga n'Imana kubera iki bari babiri. Imana irambwira ngo ntabwo mfata abantu ku ngufu. Abantu barimo barasenga Uwiteka bafashijwe turi muri presence y'Imana, bo bahagaze ngo mbega basenze birashirayo. So nje numva reka nkara amaboko. Imana iti ciao. Kandi uyu mademoiselle yarafite ibibazo birusha ibya mbaza Imana none se. Imana iranyigisha ngo nkunda imitima imenetse, abantu bamenekera imbere yanjye. Ati bari yabo bigize ibibambasi, mbega niba numva nizi somo. Kumbe Imana ibishaka iyo turi muri presence yayo tuyubahe. Sinzi ko mwagikurikiye. Numva ndakize. Nubwo wabona abandi bari muri aya, nubwo wakumva umukozi Imana ati gira gutya, ntukigire na jua cyangwa wumve ko ibintu bimenyereye ubizi. Just obey. Aravuze zamura amaboko bikore, dupfukame pfukama. Naho nabyigiye niga kutongera gukinisha presence y'Imana. Ikindi yambwiye nyuma yaho, kuko nyuma sinzi
nyuma yaho noneho mana we ariko iriya vendredi yari ikomeye cyane, yari ikomeye. Hari undi mukobwa yambwiye ngo genda umubwire mu matwi, umubwire ngo ko wakoze ibyo yakubujije